mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba cyane. Turashimira Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya mwiza w'ijambo ryayo, n'ubuntu bwayo budasanzwe. Umuririmbyi yaravuze ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya. Ndagira ngo dushimire Imana ko yemeye ko tubyuka turi bazima, tuyishimire ubuntu bwayo, tuyishimire imbabazi zayo, tuyishimiye imigambi myiza dufiteho. Zamura ijwi ryawe uyishimire, uyibwire ngo kubaho ntagufite ntacyo byamarira. Mana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu, umugambi wawe ni mwiza, utwifuriza ibyiza. Duciye bugufi muri iyi saha, buri muntu wese ahari turagushimiye mwami, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko uduhaye umwuka w'abazima, turagushimiye ko udufitiye imigambi myiza uyu munsi. Ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe, uvugane n'imitima yacu, utwigishe, uduhugure, utwereke igikwiriye gukorwa, tugendere mu buntu bwawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen amen. Turakomeje n'inyigisho twatangiye, aho turiga kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana twabonye ko ari ibanga rikomeye, aho umukozi wayo Mose yayibwiye ngo niba utari bujyane natwe ntabwo turi buve, ntabwo turi bukore, ntacyo turi butangire utari hamwe natwe. Twabonye ko iryo ryari isengesho Mose yabwiye Imana ko nitajyana nabo, nidatangirana nabo, ntacyo ubwe nka Mose ari bukore. Turiga rero ayo masomo yo kugendana n'Imana, nsaba kugira ngo uyasengeremo, usaba Imana kugira ngo icyo twiga ube cyo, uhinduke cyo. Ijambo ry'Imana ntirigufashe gusa, ahubwo usaba Imana uhinduke ijambo, uba umukozi w'ijambo, uba umuntu ushyira mu bikorwa icyo ijambo rikubwiye. Nturyishimire gusa, ahubwo urishyire mu bikorwa n'icyo Imana yifuza ku buzima bwacu. Twabonye ko intambwe ya mbere ari ukuyimenya, kuko udashobora kugendana n'iyo utazi cyangwa se n'utazi. Uyu munsi twihuse tugiye kureba indi ntambwe ya kabiri idufasha kugera ku ntego nziza yo kugendana n'Imana. Iyi ntambwe nayise kugendera mu bushake bwayo, kwakira ubushake bw'Imana, kwifuza ubushake bw'Imana, kugira ku rwego aho utagikora ibyo wifuza, ukora ibyo iyo wamenye yifuza. Ubushake bw'Imana muri twe burakenewe.
ubushake bw'Imana mu miryango yacu burakenewe, ubushake bw'Imana mu kazi kawe burakenewe, ubushake bw'Imana mu migambi ufite burakenewe. Uyu munsi niryo jambo tugiye kurebera hamwe, hanyuma ndifuza kuri wowe nanjye yuko tugera kuri uru rwego aho tuyoborwa n'iby'Imana yifuza, aho tubasha kumenya imigambi yayo tukagendera mu byo yifuza ku buzima bwacu. Turifashisha ibyanditswe bitandukanye nifuza kugira ngo bidufashe kumenya iyi ngingo mu buryo bwimbitse. Iyo dusomye muri Matayo ibice 6 umurongo waho wa 10, hano hari isengesho, imwe mu masengesho umwami Yesu yabwiye intumwa ze bagomba gusenga. Baramubwiye ngo twigishe uko dukwiriye gusenga. Mu byo yababwiye ku murongo wa 10 harimo iyi ngingo turiho turiga uyu munsi. Ku murongo wa 10 yarababwiye ngo mujye musenga muti ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Igihe kirageze aho ibiba mu ijuru biba mu buzima bwawe. Arababwira ngo ubushake bwanyu buveho, ahubwo mubwire Data ibyo yifuza bijye biba mu isi, bijye biba mu buzima bwacu nk'uko mu ijuru biba. Ntihagire itandukaniro y'ibyo ukora n'iby'Imana yifuza. Turi hano muri iyi si kudakora ubushake bwacu. Ntabwo twaremewe kugera inaha mu isi ngo twinezeze. Oya, Bibiliya avuga ngo turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turi abantu yaremye dukwiriye gukora ubushake bwayo. Niyo mpamvu ukwiriye kugera kuri uru rwego, umuntu ugendana n'Imana, umuntu wamaze kuyimenya ahitamo kutagendera mu byo yifuza, akabwira Data ngo ibyo wifuza ko biba muri ye bigombe kuba muri ye nk'uko biba mu ijuru. Icyo ijuru ryifuza aba ari cyo ugenderamo, aba ari cyo ukora. Aho ijuru ryifuza kujya aba ari hujya. Ibyo ijuru ryifuza kuvuga cyangwa se ukora aba ari byo ukora, aba ari nabyo uvuga. Urwo ni urwego Imana yifuza ko jye nawe tugendera mu uyu munsi muvandimwe, kubera impamvu yuko igihe cyose ugendeye mu bushake bwawe urakomereka muri ubu buzima, ariko igihe ugendere mu byo Imana yifuza ushimisha ijuru. Imana rero twifuza kugendana nayo, ni byiza kubivuga, ariko tugomba no kwifuza cyangwa se guharanira gukora ibyo yifuza. Yesu ahabwe icyubahiro. Nanone iyo dusomye muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 39, Bibiliya iravuga ngo yigira imbere hato. Uyu ni umwami Yesu, aho yarageze mu bihe bikomeye by'ubuzima bwe, areba inzira agiye kunyuramo itoroshye. Ndavuga inzira y'urupfu, inzira yo gukubitwa, atazira ibyaha ahubwo azira ibyaha byacu, atazira gukora nabi ahubwo azira gucungura abana be, abantu be. Ari muri ubwo buzima byamuyobeye uko abigenza, ngo yigira ahatajya gusenga. Ndagira ngo wumve isengesho rye uyu munsi rihinduke isengesho ryawe. Ushobora kuba nawe urimo kunyura mu buzima butakoroheye, mu bintu bikugoye. Yesu ahabwe icyubahiro. Rimwe na rimwe Imana igitunyuza mu nzira zidahwanye n'ibyifuzo byacu, igihe tunyuza mu nzira itubabaza, ariko ari inzira igiye guhindura amateka yacu. Iyi ari inzira ikomereye umwami Yesu, ariko ari inzira igiye guhindura amateka y'umwana w'umuntu wari wacumuye. Bisaba ko umwami Yesu anyura ahakomeye kugira ngo aduhereze agakiza. Bisaba ko agomba kunywera kuri icyo gikombe cy'imibabaro kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha byacu. Hari igihe Imana ikunyuza hano mwene data,
atari uko ikwanze, hari igihe ikunyuza mu bintu atari uko ishaka kukubabaza gusa, oya, ahubwo hari ikindi hetse, hari ikindi cyiza kigiye gusimburanya n'icyo urimo kunyuramo. Ni ngombwa gusenga iri sengesho nk'iry'umwami Yesu yasenze muri ubwo buzima butakoroheye mu muryango wawe, muri ubwo buzima butakoroheye. Hari igihe umuntu anyura mu buzima butandukanye n'ibyo asengera, aho kugira ngo ubone ibyiza ugahura n'ibikubabaza. Ndagira ngo rero iyi Mana wifuza kugendana nayo ugere kuri uru rwego rwo gusenga iri sengesho ry'ubushake bwayo. Umwami Yesu arasenga ku murongo wa 39 muri Matayo ibice 26 umurongo wa 39, aravuga ngo yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Hari mu buzima bukomeye, arareba ibyo agiye kwinjiramo, arangira arasenga, niba bishoboka ndabona ngiye kubabara, iki gikombe reka kindenge, reka cye kungeraho. Ariko asoza neza, aravuga ngo bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Urumva ko hagarutsemo ubushake bwayo. Nubwo ababaye, nubwo abona igikombe kimuremereye, ariko hari urwego yagezemo ruvuga ngo iby'Imana yifuza muri nge nibyo bizajya biba iteka ryose. Ntabwo nzajya nyoborwa n'amarangamutima, ntabwo nzajya nyoborwa n'ibyiyumviro byanjye by'umubiri, ahubwo Yesu ageze ku rwego rwo kubwira Imana ngo icyo wifuza. Aratwigisha kutayoborwa n'umubiri, kutayoborwa n'ibigaragara nkaho ari byiza, ahubwo yemere kunyura muri ibyo niba ari iby'Imana yashatse. Ndasoreza kuri ijambo mvuga ngo Imana igufashe utangire kugendera mu bushake bwayo. Ukeneye ubushake bw'Imana mu byo urimo kunyuramo uyu munsi, bwira Imana ngo Mana bye kuba nk'uko nshaka. Umubiri urababaye, ibibazo birakugose, ariko tinyuka ubwira Imana ngo niyemeje kugendana nawe. Ndiga ijambo rivuga kugendana nawe, nkeneye kugira ngo niba ndimo kunyuramo ubushake bwawe bubeho. Ibyo none ateganya ubushake bwawe bubeho. Unyereke inzira zawe, ngendere mu nzira zawe. Icyo ni isengesho Dawidi yasenze muri Zaburi ya 25 murongo wa 4 kugeza ku wa 5. Yaravuze ngo unyereke inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Bwira Imana ayo magambo, uyisabe kuyoborwa n'ubushake bwayo. Ibyo tuyoborwamo nk'umubiri ntaho byatugeza, ariko iyi Imana ikuyoboye, iyi Imana imanuye ubushake bwayo mu buzima bwawe, ubuzima bwa hano ku isi ugendera mu butsinzi iteka ryose. Kuko umwana w'umuntu ntashobora kwiyobora. Bibiliya avuga ngo erega inzira zanyu sizo zanjye, ngo nibyo nibwira bitandukanye n'ibyo mwibwira. Niko birivuga muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9, ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga, ngo nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Iyi Mana rero tuyegurire byose, tuyibwire ngo kuko turuta, uturusha gutekereza, uturusha kureba kure, reka ubushake bwawe aba ari bwo buba. Muririmbyi yararimbye ngo tutari kumwe ntabwo nabishobora, komeza unyobore uncishe mu nzira ngo yo gukora ibyo wifuza. Reka dusenge aho uri, ubwire Imana ngo ndifuza ubushake bwawe muri aka kazi, ndifuza ubushake bwawe muri ubu buzima, ndifuza ubushake bwawe muri aba bana, ndifuza ubushake bwawe aha n'aha n'aha. Ibyo byose wifuza reka hamanukemwo Imana, nibwo uzasoza neza muri ubu buzima. Reka dusenge. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, ngwino utuyobore, ibyo twifuza n'ibyo dushaka bye kuba habeho ubushake bwawe. Ndagira ngo buri wese wumvise iri jambo rigwe mu butaka bwiza, rihindura imitekerereze n'imyibwirire ye,
guhera uyu munsi atangire kwifuza, atangire gukenera ubushake bwawe mu byo akora byose. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, ubane nabo, ugendane nabo, kandi ukorere imbere yabo ibimenyetso n'ibitangaza. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen, amen.